Imana irashaka ko ugira umutima umeze nk'uko ishaka kugira ngo ikore igitangaza ku buzima bwawe. Igihe kiragira Abisirayeli baza gutakira Imana batagifite uburyo, baza gusaba Imana batagifite uburyo, igihe bari bamaze kugotwa n'igihanda cyitwa Goliyati, bamaze kubona ko ubushake bwabo bamaze kugira ngo ikore igitangaza ku buzima bwawe. Irashaka ko ugira umutima umeze nk'uko ishaka kugira ngo ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Irashaka ko ugira umutima umeze nk'uko ishaka kugira ngo igukize ubwo burwayi urwaye. Ibyanditswe birahari, abigisha barigishije, abahanura barahanuye, abandika baranditse. Ubwo rero Imana irashaka ko ugendera mu nzira iguteganyirije kunyuramo. Imana irashaka ko uyumvira, kuko kumvira biruta ibitambo. Sawuli yaza kumvira Imana, Imana yari kumuhindura ikamugira nk'uko Abisirayeli ibashaka. Yari kunyuza mu zindi nzira ikigarura, Abisirayeli bagatabagwa, bakababarirwa icyaha bakoze cyo kutayumvira, cyo kutayoborwa nayo. Ariko kubera ko bakoze iri kosa ryo gushaka kubigusa n'abandi, byabaviriyemo ingaruka kugeza igihe byabayobeye. Basanga batatswe n'indwara zatakaga abanyamahanga, basanga kubuza ukanga ugakomeza ugahatiriza, Imana ikakureka ukagenda, ikakwihorera ukagenda, ukibwira ko igushubije, kandi ntabwo igushubije, kubera ko ukuri yaguhaye n'icyo yagushatseho wateshutse ku nshingano zayo. Icyo Imana yagushakagaho si cyo wakoze, uko Imana yashakaga kugenda siko wagenze. Abisirayeli rero barambirwa kuyoborwa n'Imana, bashaka kuyoborwa n'umwami. Barangije Abisirayeli ngo bashatse kwisanisha n'ubundi bwoko, ngo bumva ko batakinejejwe no kuba ubwoko bw'Imana ngo bayoborwe n'Imana. Barangije begera Samweli, baramubwira ngo genda utubwirire Imana ko dukeneye umwami. Samweli arababara cyane, agira agahinda. Amaze kugira agahinda, nta kindi cyamuteye kugira agahinda. Agahinda yakagize agatewe n'uko Abisirayeli barambiwe cyangwa se bananiwe gutegereza umugambi w'Imana, bananiwe kuyoborwa n'Imana, bananiwe kugendera mu bushake bw'Imana. Noneho arangije agenda yegera Uwiteka, aramutakambira, aramubwira ngo Abisirayeli bananiye, abana bawe bananiye, ubwoko bwawe bwananiye. Ati kubera iki? Arangije asobanurira Imana, arayibwira ngo barashaka ko nabo bagira umwami, barashaka ko nabo bayoborwa n'umwami. Ingoma y'Imana yari ingoma nziza cyane, kuko Imana yari izi icyo bakeneye, yabanyuzaga mu nzira ishaka ko banyuramo. Cyane cyane iyo bakoraga ibyaha nibwo bahuraga n'amakuba, ariko iyo bagendaga neza, Imana yabanaga nabo, ikumva umuniho, ikumva gutaka kwabo, ikumva gusenga kwabo, ikabarengera ahantu bakeneye kurengerwa nayo. Abisirayeli rero hano barangije bifuza kumera nk'abandi. Samweli arajya imbere y'Uwiteka, aratakamba, abwira Uwiteka ati banyobeye, bananiye. Uwiteka aramubwira ati okay, barashaka kuyoborwa n'umwami, bananiwe no kuyoborwa nanjye, nta kibazo, ndaje mbashakira umwami. Hari ijambo Uwiteka avuga ababaye. Ntabwo Uwiteka yigeze avanga arabashakira umwami yishimye. Hari ibintu bibabaza Imana. Iyo udashatse gukurikiza umugambi w'Imana, kugendera mu bushake bw'Imana, Imana urayibabaza. Irinde kubabaza Imana. Barangije kuko bamaze guteshuka ku isezerano, nk'uko ijambo ryatubwiye ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyekenga. Iyo umaze gutakaza isezerano ry'Imana, iragushyeshyenga. Ngo abaca mu isezerano izabayobesha, niko Daniyeli abivuze, igice cya 11:32. Ngo abaca mu isezerano abaca mu isezerano. Iyo ubihuje na Zaburi wongeramo ijambo nta mpamvu, ariko aha haranditse ngo abaca mu isezerano izabayobesha kugira ute? Kubashyekenga. Rero mwene data, nakubwira ngo wirinde guca mu isezerano, ugendere mu isezerano, ugendere mu bushake bw'Imana, kugira ngo Imana itazagushyeshyenga. Imana iyo ikugiriye inama ukanga, ukayinanirira kureka. Imana yashyize inzira imbere yawe, ishyira inzira ebyiri imbere yawe, ihashyira inzira nziza, haleluya, n'imbi. Hari inzira y'iburyo n'iy'ibumoso, irangije
Yesu ashimwe, bene data bavandimwe inshuti z'umusaraba, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bakunzi ba Sam TV Rwanda, ndabashuhuje. Twari tumaze igihe kinini tutabonana ku mpamvu zitandukanye zagiye ziboneka. Habayeho guhinduka kwa telefone nakoreshaga ku mpamvu z'uko nari narayiguze ku bacuruzi basanzwe babikora bemewe n'amategeko, bakorera mu mazu cyangwa se mu nzu zateganyirijwe gucururizwamo amatelefone ya okasiyo. Biba ngombwa ko rero bari barayiguze n'umujura. Nk'uko mubizi RIB biri mu kazi kayo, iperereza ryarakozwe, baza kuzasanga rero ufite iyo telefone, barampamagara baransanga, bamaze kunsanga tubivuganaho neza, mbajyana aho nayiguze. Biba ngombwa ko rero batwara telefone yabo, babwira uwo nayiguze nawe uzicuruza kumpindurira kaminti. Niyo mpamvu rero mubona haciye n'igihe hagacamo iminsi nkajya mbazanira ibiganiro bimwe nagiye nkora mu bundi buryo. Iyi saha rero iki ni ikiganiro cya mbere ngiye gukora nkoresheje iyi telefone nk'uko muyibona y'ubu bwoko Infinix 11 Hot 11. Mbere yari Spark 19, Spark 9. Ubu rero bene data mbahaye ikaze na karibu kuri Sam TV Rwanda. Ndabakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero Sam TV Rwanda tuvugana ubu, ndi gukorera ahitwa kuri Alarume Business Center, niho ndi iyi saha, niho nicaye. Hari amacumbi, hari amasare y'amakwe, amacumbi meza, hari n'ibibafasha kubasha kwiyakira. Ntabwo bajya gushakira ibyo kurya hanze kuko hari na resitora zibishinzwe kubitunganya. Rero bakunzi banjye, bakunzi ba Sam TV Rwanda, nunyarukira i Kagugu ukagera impande yo kwa Padiri, uzahasanga Alarume Business Center. Uzabona rero amafunguro, uzabona amacumbi, uzabona amasare y'insengero, amasare y'ubukwe. Rero ni kuri Alarume Business Center. Mbahaye rero ikaze kuri Sam TV Rwanda, abari mu gihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba n'intara ya gatanu diaspora. Ndabashuhuje bene data bari mu Burundi, abari Congo, abari Zimbabwe, abari Zanzibar, abari Mozambique, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari muri Australia, ndetse namwe muri mu Bufaransa. Mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nawe muvandimwe uri muri Israel, mwese ndabashuhuje nk'uko musanzwe mukurikira Sam TV Rwanda, munkurikirana ku macana atandukanye, yaba ku musaraba, yaba kuri Zaburi nshya, yaba kuri Kimanuka Official, yaba kuri icyahe n'ahandi henshi nagiye nambutsa ku mubano, nambutsa ku isezerano, ubuhamya. Aya macano yose abankurikiye mwese munkurikira kwa ayo macano, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero iyi ni Sam TV Rwanda, iyi ni channel yanjye nyirizina. Iyi channel rero nta kindi ishinzwe ni ugutangaza amakuru y'ijuru, ubuhamya, ubutumwa, ibiganiro, nicyo ishinzwe. Iyi channel yashyiriweho abantu bose bemera Kristo. Ntabwo twita ku idini, ku myemerere se. Icya mbere ni ukuba wemera Kristo, kuba umwemera cyangwa se ushaka kumwemera, kuko iyi channel inyuraho ubutumwa, inyuraho ibiganiro n'inyigisho zitandukanye, ndetse n'indirimbo mu gihe zizaba zabonetse zizanyuzwaho. Ikintu cyose, ubuhamya, umuhamagaro wawe urakenewe kuri Sam TV Rwanda. Kora subscribe, ukore share, commentaire, ukore subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ubutumwa n'ibiganiro bya Sam TV Rwanda. Rero reka dutangire icyatuzanye, ikitugenza iyi saha rero na Sam TV Rwanda. Rero njyewe ubu mukurikiye ni Abayisenga Samuel Evangeliste. Itorero ni rya rindi, ni Zion Temple Celebration mu Gatenga kuri Zion Temple Celebration. Aho niho address yanjye, niho mbarizwa, niryo torero ryanjye, niho ya mihango yindi yose nsabwa gukorerwa, ni naho ndiri gaburo, ni muri Zion Temple Celebration mu Gatenga. Ubutumwa rero mbukora hose, yaba ku macano, ku ma YouTube, mu nsengero, mu byumba by'amasengesho n'ahandi hose hashoboka, aho Imana imaye kuvuga ubutumwa. Rero maze kuhabwira address n'itorero wansangamo, wambarizamo. Ariko iri vugabutumwa nkora ntabwo ari ryo ntumwa n'itorero, ni ivugabutumwa nahawe na Kristo, ni ubutumwa mpabwa na Kristo, ni umuhamagaro nahamagawe, mpamagarwa n'Imana, ariko aderesi Imana ibinyohereje kuba nderegwa muri Zion Temple Celebration
aba Zion Temple mwese ndabashuje aho muherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu migabane ya Afurika, ku isi yose, Canada n'ahandi. Nsuhuza n'intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza, mwese ndabashuje. Umubyeyi wacu nkunda cyane, uyu mubyeyi ndamukunda, ni umubyeyi wanjye mu mwuka, ni umubyeyi wanjye mu mwuka. Hari byinshi mwigiraho, hari icyitegererezo mubona mfataho, ndetse n'abandi bashumba bose, Pastor Emma, Pastor Ndungutse Albert, Pastor Frank Gisagara n'abandi benshi bambaye imbere bo muri Zion Temple, ndetse mboneraho no gusuhuza abashumba banshumbye mu itorero ADPR Kabare. Vincent ndagushuhuje mu izina rya Yesu, ndagushuhuje. Abanshumbye muri Anglikani EAR Kacyiru mwese ndabashuhuje. Kayitare Samuel, Eugene Nshobozamihigo, Rutayisire Antoine wanshumbye i Remera, mwese ndabashuhuje, n'abandi benshi inshuti zanjye zose nabashije kurondora no kuvuga, ndabashuhuje. Rero ni umuhungu wanyu Samuel Abayisenga. Iyi saha rero nzanye ikiganiro kivuga ngo, ni ikiganiro nzanye, ni inyigisho nzanye. Tugiye kuganira ku muntu bita Dawidi, tuganire ku muntu bita Yonatani no kuri se Sawuli, ariko cyane cyane turibanda ku Bisiraheli. Reka tubanze dusome ijambo, nitumara gusoma ijambo ndaza gusesengura no kuvuga icyo nshaka, ariko mbere ya byose reka tubanze twubahe Imana, dusenge. Uwiteka Imana igira neza, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana ihindura amateka y'abantu, y'umuntu agatangara, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Njyewe ntacyo ndi, Samuel Abayisenga, ndi uwo wangize we, ndi umukozi wawe, ndi umwana wawe, ndi umuhanuzi, ndi umuvugishwa, data nyir'ingabo mu ndimi zose uko buri wese abyumva. Rero uyu mwanya y'isaha nje kuganira n'ubwoko bwawe, nje kuvuga ibyo wanshyize ku mutima. Ngarutse kuri Sam TV Rwanda wamaye nka cano y'ivugabutumwa. Rero ndagarutse nk'umuhungu wawe, ndagarutse nk'umwana wawe, ndagarutse nk'umukozi wawe, ndagarutse muri byose ushaka kumva byo. Rero nkweretse abana bawe, abankurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda, abazankurikira bari muri Australia, abazankurikira bari muri Canada, abazankurikira bari muri Congo, abazankurikira bari muri Sudani, abazankurikira bari muri Malawi, abari Mozambique, abari Zimbabwe, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, abari muri Afurika y'Epfo n'ahandi hose baherereye mu bihugu bitandukanye babasha gukurikira Sam TV Rwanda. Rero ndasenze kugira ngo buri muntu wese mu rwego rwe umwiyereke, umwigaragarize, witamure nk'Imana, wihishure nk'Imana. Ndagushimiye rero ko ugiye kubana nanjye, unyobore kandi unkoreshe iby'ubutwari, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakunzi rero ba Sam TV Rwanda, tugiye kuganira icyo Imana ashyize ku mutima. Mwihanganire ikirere kiri kugenda gihindagurika, munihanganire amashusho uko asa kose, mwihangane mutege amatwi mwumve icyo Imana ashyize ku mutima nje kubagezaho. Reka turaganira ku magambo yo mu rwa mbere rwa Samweli, ariko ndashaka kugira ngo ijambo turasoma igice cyaho cya 19, urwa mbere rwa Samweli 19, umurongo waho wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, ubundi tumve icyo Imana idushakaho. Reka nsome. Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli, amushimagiriza Dawidi, aravuga ati, Nyagasani, ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi, kuko nta nabi yakugiriye, ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Yahaze amagara ye, yica wa Mufilisitiya. Uwiteka atanga agakiza gakomeye mu Bisiraheli bose, ubibonye urabyishimira. None ni iki gituma ushaka gucumura, ukavusha amaraso y'utariho urubanza, y'utacumuye, ugahora Dawidi ubusa? 6. Sawuli yumvira Yonatani, ararahira ati, ndahiye Uwiteka uhoraho ntazicwa. Yonatani aherako ahamagara Dawidi, amutekerereza ayo magambo yose. Nuko Yonatani azana Dawidi kwa se, aguma imbere ye nk'uko yari asanzwe. Amena. Bavandimwe rero, bene data, nshuti z'umusaraba, aya ni amagambo mbasomeye y'inkuru ya Yonatani na Dawidi ndetse na Sawuli. Ndashaka kugira ngo ubwire ko ahangaha mw'aya magambo dusomye, icyo nshatse kukubwira ni uko urukundo rw'Imana ruri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe kandi Imana ikwitayeho. Uyu rero Dawidi Imana yaramuhamagaye. Sawuli muramuzi nawe uburyo yatoranyijwe,
ndetse na Yonatani. Ndashaka kuvuga ko uyu mugabo bita Sawuli, ariko cyane cyane ntabwo ari we ndavugaho, ndavuga ku Bisiraheli, ndavuga ku bana b'Imana, ndavuga ku bwoko bwari bwaratoranyijwe n'Imana, ariko nyuma buza kumva ko butagikeneye kuyoborwa n'Imana. Akenshi hari abantu bajya bavuga ngo Imana ngo irashyeshyenga. Iyo usomye muri Daniyeli igice cyaho cya 11 n'inota 12:32 haravuga ngo abava mu masezerano nta mpamvu ngo abava mu masezerano azabagira ute, azabashyeshyenga. Reka tuhasome Daniyeli 11:32 twumve icyo hatubwira. Muri hangana twumve icyo muri Daniyeli 11:32 hatubwira, twumve icyo Imana idushakaho. Haragira hati abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu azabayobesha kubashyeshyenga, ngo ariko abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Bibiliya iratubwiye ngo abantu bava mu isezerano ari bava mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga. Wasoma muri Zaburi ya 82 hari hafi aho haravuga ngo siko bizaba ku bamutegereza bose, ntawe uzakorwa n'isoni, ngo keretse abava mu isezerano nta mpamvu, ngabo nibo bazakorwa n'isoni. Rero Abisiraheli Imana ibasezeranya kubageza mu gihugu, irabazanye ibagejejeyo. Bamaze kugerayo bararya baranywa barishima baranezerwa. Aho bari bayobowe n'Imana. Imana rero yabayoboraga ikoresheje mu buryo butandukanye. Yageze igihe ikabayobora ikoresheje Mose, igihe igikoresha Yoshua, irakomeza ikoresha kugeza igihe yageze kuri Samweli. Uyu Samweli rero niwe nyiri runo rwandiko dusomye rwa mbere. Igeze kuri Samweli rero, Samweli aba umucamanza w'Abisiraheli, aba umuhanuzi, yakoze byinshi cyane muri Isiraheli. Abisiraheli rero barangije barareba babona bashaka kwisanisha n'andi mahanga. Ndashaka kubwira ngo Imana irashaka ko wirinda kwisanisha n'andi mahanga. Wirinda kwisanisha n'iki n'andi mahanga. Bari mu isezerano ry'uko bazayoborwa n'Imana, bazabana n'Imana iteka, bazakomeza kugendera mu mugambi w'Imana, bazakomeza gukora ibyo Imana ishaka. Ariko barangije bisanisha n'andi mahanga, bashaka kumera nk'abandi. Irinde kumera nk'abandi, kuko kumera nk'abandi ntacyo byakugezaho. Hari igihe utitiriza Imana ukayihatiriza ikakubuza, ukanga ugakomeza ugahatiriza, Imana ikakureka ukagenda, ikakwihorera ukagenda, ukibwira ko igushubije, kandi ntabwo igushubije, kubera ko ukuri yaguhaye n'icyo yagushatseho wateshutse ku nshingano zayo. Icyo Imana yagushakagaho si cyo wakoze, uko Imana yashakaga kugenda siko wagenze. Abisiraheli rero barambirwa kuyoborwa n'Imana, bashaka kuyoborwa n'umwami. Barangije Abisiraheli ngo bashatse kwisanisha n'abantu n'ubundi bwoko, ngo bumva ko batakinejejwe no kuba ubwoko bw'Imana ngo bayoborwe n'Imana. Barangije begera Samweli baramubwira ngo genda utubwirire Imana ko dukeneye umwami. Samweli arababara cyane, agira agahinda. Amaze kugira agahinda, nta kindi cyamuteye kugira agahinda. Agahinda yakagize agatewe n'uko Abisiraheli barambiwe cyangwa se bananiwe gutegereza umugambi w'Imana, bananiwe kuyoborwa n'Imana, bananiwe kugendera mu bushake bw'Imana. Noneho arangije agenda yegera Uwiteka aramutakambira, aramubwira ngo Abisiraheli bananiye, abana bawe bananiye, ubwoko bwawe bwananiye. Ati kubera iki? Arangije asobanurira Imana, aribwira ngo barashaka ko nabo bagira umwami, barashaka ko nabo bayoborwa n'umwami. Ingoma y'Imana bahuye n'ibibazo bitandukanye, baza guhura nanone n'igihanda cyitwa Goliyati. Iki gihanda cyitwa Goliyati, uyu Mufilisitiya, aba Bafilisitiya baje kuba ibitofu byo guhanda Abisiraheli, bitewe n'uko Abisiraheli batagishaka kuyoborwa n'Imana, ahubwo bashaka kuyoborwa n'umwami. Noneho Abafilisitiya uko nabo bari bafite umwami, biba ngombwa ko bajya gutera Isiraheli, bahangana na Isiraheli. Biza kugera igihe Isiraheli, Sawuli imbaraga ziwe ziba nkeya, kuko imbaraga za Sawuli zitandukanye n'imbaraga z'Imana. Abisiraheli bakiyoborwa n'Imana niyo yabagwaniriraga kandi bakanesha, ikabaha intsinzi ikwiranye n'uko ibashaka. Iyo babaga batakoze ibyaha,
Imana yabanaga nabo bakagwana kandi bakanesha bakabona intsinzi. None ahangaha kuko bemeye kuyoborwa n'umwami, bagiye kubaho nk'andi mahanga, bagiye kubaho nk'abandi, bagiye gutwarwa nk'abandi, kubera ko bananiwe kuyoborwa n'Imana bagashaka kuyoborwa n'andi mahanga. Bishatse kuvuga iki kuri wowe? Imana ivugana nawe, yatanze umwana wayo Yesu Kristo, nawe agiye kugenda atwohereza umufasha ari we Mwuka Wera ngo atuyobore. Iyo wanze kuyoborwa n'Umwuka w'Imana, hari ibindi bintu bikuyobora, hari indi myuka ikuyobora, hari izindi mbaraga zikuyobora, hari abandi bakuyobora. Imana rero irashaka ko wowe nkurikiranye aka kanya ukurikiye Sam TV Rwanda, wemera kuyoborwa n'Umwuka w'Imana, wemera kuyoborwa n'ubushake bw'Imana, wemera kugendera mu nzira Imana igushakaho. Kuko ijambo riratubwiye ngo abava mu isezerano, Daniyeli 11:3-2, haratubwiye ngo abava mu isezerano izabayobesha kubashyeshyenga, ngo ariko abazi Imana yabo bazakomera. Haleluya! Nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Abazi Imana yabo, abo ni abemeye kuyoborwa n'ubushake bw'Imana, abo ni abemeye kuyoborwa n'Umwuka w'Imana, abo ni abemeye kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, abo ni abemeye gukora gushaka kw'Imana, abo ni abemeye gukiranuka bakirinda icyaha n'igisa nacyo, bakagendera mu nzira Imana ibashakamo. Abo nibo bazakomera, bamara gukomera bagakora iby'ubutwari, ngo ariko babandi baca mu isezerano izabayobesha kubashyeshyenga. Irinde guca mu isezerano, isezerano rigenderemo, isezerano rituremo, isezerano ribemo, kugira ngo Imana itazagushyeshyenga. Kera bajyaga babimbwira simbyumve, mwumva barabeshya, kuko nayo narabona n'ahantu byanditse muri Bibiliya. Ariko maze kuhabona, ikibazo nagize, nahabonye ibibazo byarambayeho, nahabonye amazi yararenze iki inkombe. Wowe rero nkurikiranye aka kanya ukurikiye Sam TV Rwanda, ukurikiye ubu butumwa Abayisenga Samuel nkubwiye, wirinde hakiri kare, ugifite uburyo, ugifite amakakama y'ubuto, ugifite amahirwe yawe yose, wirinde ugendere mu bushake bw'Imana, wirinde guca mu isezerano ari nta mpamvu, kugira ngo Imana, wirinde guca mu isezerano kugira ngo Imana itaza kugushyeshyenga. Ni Daniyeli 11:3-2, havuga ngo iki? Ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Irinde guca mu isezerano, irinde ba mu isezerano, gendera mu isezerano, hanurira mu isezerano, korera mu isezerano, izerere mu isezerano. Haleluya! Isezerano ry'Imana aba ari ryo ugenderamo. Abisirayeli bananiwe kugendera mu isezerano ry'Imana, bakeneye ko nabo bayoborwa n'umwami, bakeneye ko baba nk'andi mahanga. Imana ibahereza Sawuli. Sawuli ntabwo yari mu mugambi w'Imana, Sawuli ntabwo yari mu bushake bw'Imana. Sawuli yaje kubera ko abantu bananiye Imana. Hari ibisubizo ubona kubera ko wananiye Imana, ariko bikaza ari ibikujyana kukwigisha no kugucura kugira bikugarure mu murongo watakaje. Ibisubizo byose ubona ntabwo ari ko Imana ibiguha kuko ibishatse. Hari ibyo iguha kugira ngo ikwikize, hari ibyo iguha kugira ngo uyive imbere bitewe n'uko wayititirije. Nk'uko Yesu yabivuze, avuga wa mupfakazi, wa wundi wagiye ku mwami utubaha Imana, ngo uwo mwami nta mbabazi yagiraga, nta n'impuhwe yagiraga, aratitiriza paka amuha ibyo atari akwiye kumuha bitewe n'uko yatitirije. Iri jambo iyo murisoma, iyo muryumva, hari igihe ujya gutitiriza, ariko ugatitiriza n'ibyo Imana idashaka,
akaba ari byo usaba Imana ugasaba nabi. Bibiliya tubwira ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, ariko iyo ukomeje gusaba no gutitiriza Imana cyane, igera igihe ikabiguha, ariko ibiguha ari ibizagucura, ari ihwa rizaguhanda, ari akanyundo kazagucura, kugira ngo ugaruke umenye ko gushaka kw'Imana ariko gukwiye ku buzima bwawe. Abisirayeli rero Imana ibahaye Sawuli yo kubacura kugira ngo bagaruke mu murongo. Igihe kiragira Abisirayeli baza gutakira Imana batagifite uburyo, baza gusaba Imana batagifite uburyo. Igihe bari bamaze kugotwa n'igihanda cyitwa Goliyati, bamaze kubona ko ubushake bwabo, bamaze kubona ko imbaraga zabo, bamaze kubona ko ubwenge bwabo, bamaze kubona ko umwami wabo Sawuli ntacyo yabasha kubakiza, nta n'icyo yabasha kubafasha, noneho bemera ubushake bw'Imana, batakambira Imana, bagasaba Imana kugira ngo barebe ko babona igisubizo. Igihe kimwe rero Imana yohereza Sawuli ngo najye kurwanya abanzi b'Imana. Agezeyo, ibyo yakoze murabizi. Arokora umwami uwo bita Agagi, aramurokora n'inka z'imishishi, ibyo murabizi. Imana ibabazwa n'icyo kintu akoze, noneho imaze kubabazwa nacyo, n'uburyo yafashe Samweli akamuciraho umwitero cyangwa se umwenda, amaze kubimuciraho byose, Imana imuca ku ngoma, kuko iyi ngoma n'ubundi yayigiyeho bitavuye mu mugambi w'Imana, ahubwo bivuye kuko abantu bikenereye iki? Umwami. Imana rero ihitamo gutoranya uwo izashyira hariya imushyizeho. Imana ireba ufite umutima yishimira, niko gutoranya Dawidi. Uyu Dawidi Imana yamukuye mu ishyamba, yari mu ishyamba aragira intama za se. Dawidi aza gutoranywa, ariko urugamba rwose yarurwaniye mu ishyamba, ahanganye n'idubu n'intare n'izindi nyamaswa batabasha kuvuga, kuko mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi cyane, habamo ibikoko byinshi cyane. Uyu Dawidi rero aza kugenda agemuriye bene se ku rugamba, asanga Abisirayeli bose bari mu myobo, n'umwami wabo bashatse ari mu myobo. Kubera ko bananiwe kuyoborwa n'Imana no kugendera mu bushake bw'Imana, bisanze mu myobo, noneho bari gutinya Umufilisitiya utarakebwe. Uyu Dawidi rero uri mu bushake bw'Imana no mu mugambi w'Imana, wavuzweho n'Imana, agatoranywa n'Imana, kuko Imana yarebye umuntu w'Abisirayeli n'ubupfapfa n'ubupfayongo bagize, irigarura, ibashakira umwami noneho uzabakiza ingoyi. Ibatoranyiriza Dawidi wari ufite umutima Imana igira ute? Yishimira. Urumva ko mu urugendo bagize rw'ubuyobozi bwa Sawuli, intambara barwanye, amakuba n'akaga bahuye nabyo, babitewe n'uko banze kuyoborwa n'Imana, bagashaka kuyoborwa n'abantu, bagashaka nabo ubwabo kumera nk'andi mahanga, bakisanisha n'andi moko, mu gihe bo bayoborwaga n'Imana, bagashaka kuyoborwa n'umwana w'umuntu. Mwene data, icyo Imana igushakaho, ntabwo Imana ishaka ko utandikira umurongo yagushyizemo. Imana iragusaba kugendera mu bushake bwayo, iragusaba gukiranuka, iragusaba kwezwa ku gato no ku kanini. Imana iragusaba kuba mu mwanya ishaka kubamo, iragusaba gukora ibyo ishaka gukora, iragusaba kugendera mu nzira ishaka ko ugenderamo. Haleluya! Telesivo laraserebo. Imana iragukeneye, ikeneye ko ugendera mu bushake bwayo. Irerevo sebo ontayasi. Imana irashaka ko uyoborwa nayo kugira ngo wirinde gushyeshyengwa nayo. Umvira Imana, ugendere mu isezerano ry'Imana kugira ngo utaza gushyeshyengwa n'Imana, kuko yatubwiye ngo abaca mu isezerano izabayobesha kubashyeshyenga. Niba udashaka gushyeshyengwa n'Imana, gendera mu isezerano. Icyo Imana yakubujije kireke, icyo yakubwiye gukora gikore, uko yakubwiye kugenda genda uko yakubwiye kubaho bubuko. Imana ibwira Gideyoni, yamubwira ngo ugenda uko imbaraga zawe zingana, apana iz'abandi. Ntabwo Imana ishaka ko ugenda nk'uko Samweli ngenda. Imana irashaka ko ugenda nk'uko ishaka kugenda, irashaka kubaho nk'uko ishaka kubaho, irashaka gukora nk'uko ishaka gukora, irashaka ko ubuzima bwawe bubaho nk'uko ishaka ko bubaho. Yabwiye Abisirayeli
bari kuva muri Egiputa bayobowe na Mose, irababwira mu kuva iravuga ngo nta ndwara nzaguteza nk'izo nateje iki Abanyegiputa. Niba Imana ikubwiye ko nta ndwara izaguteza nk'izo wateje Abanyegiputa, irinde ikintu cyatuma indwara zikwataka, irinde ikintu cyatuma abo bazimu cyangwa izo mbaraga zikwataka, kubera ko Imana irashaka kugendera mu isezerano ryayo, ukagendera mu cyanditswe, ukagendera mu ijambo. Imana ikakurinda izo ndwara zose yavuze izateza Abanyegiputa. Ntago ari wowe, ni Abanyegiputa. Imana ije kugukiza uburwayi wanduye cyangwa se warwaye butari ubw'abana b'Imana, ahubwo bwatewe nuko ari indwara z'Abanyegiputa. Imana ije kugukiza ubwo burwayi, Imana ije kukuvura, Imana ije kukomora, ije kugukiza iyo kanseri, Imana ije kugukiza izo ndwara zose, ije gukora akazi kayishijwe gukora. Kuko abemereye Imana bakizera izina ry'Imana, abakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bamwakiriye nk'umwami n'umukiza. Umwami, imirimo y'umwami murayizi, imirimo y'umukiza murayizi. Imana yashaka gukiza ubugingo bwawe urupfu, nicyo cyazanye Yesu, nicyo cyazanye Kristo, ni ukugira ngo ubuzima bwawe bukize urupfu rw'iteka. Kabiri kandi ukiriho ukiri mu isi, ni ukugira ngo igukize iki? Indwara. Muri Luka 10 hari umurongo utubwira ngo mukize abarwayi bawe. Imana ibatoranya, ibatuma, yabahaye misiyo yo kubwiriza ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Niba urwaye rero aka kanya, izere ko Imana ije kugukiza. Tefosilia ofesi. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo imibiri yacu ibe mizima, nk'uko abagatukaga ngo roho nzima mu mubiri muzima, umubiri muzima, roho nzima mu mubiri muzima. Imana yashaka gukiza umubiri wawe, Imana yashaka kugukiza ubwo burwayi. Ubwo burwayi si ubwawe, ni ubw'Abanyegiputa, ni ubw'abatubaha Imana, ni ubw'abatumvira Imana. Niwumvira Imana, numvira Imana, ukumvira ijambo nkubwiye, Imana yiteguye kuguha ubuzima, Imana yiteguye kugukiza. Ku kidendezi hari umurwayi wari umaze imyaka 38 ngo yari amaze igihe kirekire, kubera ko yari atarahura na Yesu, ariko amaze guhura na Yesu yakiriye ubuzima, yakiriye gukira. Ngo yaburaga bamutera mu kidendezi, ariko Yesu ahageze, uyu ari ku kidendezi aba yakiye ubuzima, aba yakiye kubaho, akira ubuzima mu izina rya Yesu, kubera ko amaze gusobanukirwa, amaze kumenya no guhura n'utanga ubuzima. Iyo uhuye n'utanga ubuzima, wakira ubuzima. Iyo uhuye n'utanga ubuzima, wakira ubuzima. Iyo uhuye n'umuganga, urakira. Yesu niwe muganga. Izera ibyo yavuze, izera ibyo yakoze. Abibwira Abisirayeli, arababwira ngo nta ndwara nzabateza nk'izo nateje Abanyegiputa. Iyo usomye mu Gutegeka kwa 2 havuga iby'imigisha n'imivumo, hakavuga ibizaba ku bantu b'abanyamuvumo cyangwa se batumviye Imana, hakavuga n'ibizaba kumviye Imana. Rero reka twumvire Imana, tugendere mu bushake bw'Imana. Kuba naje ahangaha kwiyica no nkakubwira ibi, nuko Imana yamaye kubikubwira. Abisirayeli mu gihe bari mu myoborero, Dawidi ahageze, yaraje abakura ku icumu bashinzweho n'Abafilisitiya. Inkota Goliyati yicishaga Abafilisitiya, ni Imana yakoresheje imuca umutwe kugira ngo Abisirayeli bacungugwe n'Uwimana yari yiteguye kubacungwa, ari we Dawidi, wari ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Imana irashaka ko ugira umutima umeze nk'uko ishaka kugira ngo ikore igitangaza ku buzima bwawe. Irashaka ko ugira umutima umeze nk'uko ishaka kugira ngo ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Irashaka ko ugira umutima umeze nk'uko ishaka kugira ngo igukize ubwo burwayi urwaye. Imana irashaka ko ugira umutima umeze nk'uko ishaka kugira ngo iguhe ako kazi ukeneye. Imana irashaka ko ugira umutima umeze nk'uko ishaka kugira ngo amateka yawe ahinduke. Imana irashaka ko umera nk'uko ishaka kugira ngo ikugeze ku cyo yakuvuzeho, kugira ngo igukureho karande, igukureho inyatsi, igukureho ubusembwa, iguhindurire ubuzima, iguhindurire icyiciro, iguhindurire amateka. Nuko ishaka kumera nk'uko umutima wayo ushaka kumera. Iga gusa n'Imana, iga kugendana n'Imana,
igakuba mu isezerano ry'Imana, kugira ngo Imana ikorane nawe ibyo yateguye gukorana nawe, kugira ngo Imana ikugeze aho yashatse cyangwa se ishaka kukugeza. Kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe si mubi, ni mwiza. Ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbabarememo umutima. Haleluya! Wowe ibizaho kuko ngo ndabakunda. Imana iragukunda, Imana iragushaka. Impamvu igukunda niyo mpamvu yakuntumyeho. Yantumye ngo nkubwire ngo irinde guca mu isezerano, gendera mu isezerano. Ngo ntabwo ariko bizaba kuba mutegereza, nawe uzakorwa n'isoni. Ngo ariko abaca mu isezerano bazakorwa n'isoni, nta mpamvu. Rero irinde guca mu isezerano, gendera mu isezerano, guma mu mwanya Imana igushakamo, gendera mu nzira Imana igukeneye kubamo. Ibyanditswe birahari, abigisha barigishije, abahanura barahanuye, abandika baranditse. Ubwo rero Imana irashaka ko ugendera mu nzira iguteganyirije kunyuramo. Imana irashaka kuyumvira, kuko kumvira biruta ibitambo. Sawuli yaza kumvira Imana, Imana yari kumuhindura ikamugira nk'uko Abisiraheli ibashaka. Yari kunyuza mu zindi nzira ikigarura, Abisiraheli bagatabwa, bakaba bari icyaha bakoze cyo kutayumvira, cyo kutayoborwa nayo. Ariko kubera ko bakoze iri kosa ryo gushaka kubigusa n'abandi, byabaviriyemo ingaruka kugeza igihe byabayobeye. Basanga batatswe n'indwara zatakaga abanyamahanga, basanga batatswe n'indwara zatakaga abatumvira Imana. Rero uyu mwanya isaha Imana igukureho izo ndwara, igukureho ubwo buzima bubi, igukure aho hantu washyizwe n'ubuzima, aho hantu washyizwe n'icyaha, aho hantu washyizwe no kutumvira. Urasabwa kumvira kugira ngo Imana nibona ugeze ku kigero gishitse igukura aho hantu uri, ihindura ubuzima bwawe, ihindura amateka yawe. Iyi saha Imana irashaka kuyumvira, Imana irashaka kugenda nk'uko ishaka. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Tugarutse aho twasomye muri 19 ngo bukeye Yonatani, haleluya, uyu Dawidi amaze kwica Goliyati yaje guhabwa igihembo, kuko Sawuli yashakaga umuntu uzica Goliyati agakura igitutsi ku Bisiraheli. Mu gukura igitutsi ku Bisiraheli, Dawidi baramushimagiza kuko babonaga ko ari mu bushake bw'Imana. Barangije bamufata nk'Imana, bamuha agaciro karenza ko bahaye umwami wabo. Bituma umwami agira ishyari. Wirinde ishyari kugira ngo bitagutera gukora ikibi. Agira ishyari aho kugira anezezwe nuko habonetse ingabo cyangwa se habonetse umuntu ucungura Abisiraheli, ahubwo agira ishyari, atangira gushaka kurwanya Dawidi no kumuhiga. Amutega imitego itandukanye, ariko kuko yari ari mu mugambi w'Imana, nta mutego n'umwe yatezwe na Sawuli wamufashe. Ndashaka kukubwira ngo iyi mitego yose utegwa, nta mutego uzagufata mu gihe uri mu bushake bw'Imana, mu gihe uri gukora ibyo Imana ishaka. Abarozi bazatega, abarozi bazaroga, ariko ntacyo bazagutwara, nta n'icyo bazageraho, kubera ko uri mu bushake bw'Imana. Imana izahagarara ku buzima bwawe, Imana izagushinganisha, Imana izabana nawe, izagendana nawe, izakuyobora inzira itunganye, izakuyobora inzira ikwiye, kubera ko wemeye kuyoborwa n'Imana. Uyu Dawidi rero yaje kwica Goliyati, ibizami yahawe byose na Sawuli yarabitsinze. Igihe kiragera rero azanwa gucurangira Sawuli. Sawuli yageze igihe abazimu bamutera, imbaraga mbi zimutera. Umuntu wari wuzuye umwuka wera, umuntu wagenderwaga n'Imana, atangira kuzura abazimu, atangira kwatakwa n'abazimu, atangira kurwara imitwe y'abadayimoni. Umutwe w'abadayimoni ugufata ute wuzuye umwuka wera? Imana iguhe protection, Imana iguhe imbaraga zikurinda kumbwira ngo watatswe n'imyuka mibi, zikubwira kumbwira ngo warwaye imitwe y'abazimu. Oya, Imana igushyiremo imbaraga zayo kugira ngo zigupoteje. Uyu Sawuli ananiwe kuyoborwa n'Imana, uyu Sawuli ananiwe kugendera mu mwambi w'Imana, mu bushake bw'Imana, ishyari rimwuzuye n'urwango. Imana imwambura ububasha, autorite y'Imana imuvaho. Imaze kumuvaho, za mbaraga zamutinyaga itangira kumutinyuka, ya myuka yamutinyaga itangira kumwataka. Sawuli yisanga ageze ku rwego rwo kurwara abazimu. Biba ngombwa rero kuba mushakira umuntu wamumara, wamwirukana iyi myuka. Bivuga ko Dawidi ari umucuranzi, bivuga ko Dawidi ari ufite gushobora kw'Imana, ari we wemewe n'Imana, ari we watwanyijwe n'Imana. Bamuzana ibwami kugira ngo acurangire nde Sawuli, ariko Imana yagiraga ngo inamutoze, inamwereke uko ibwami bifata n'uko bagenda.
Imana irashaka ko ugenda nk'umukozi w'Imana, wihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo. Ntabwo Imana ishaka ko uza kuri kamera cyangwa ahandi hantu ngo utitire udatitirwe oya. Imana irashaka gukora ibyo ishaka, nigutitira uzatitira ariko apana kubyishakamo. Imana iragukeneye, ikeneye kugenda uko ishaka kugenda. Imana irangije na Dawidi aracuranga imyuka mibi igahunga kuri Sawuli. Sawuli ntabwo yanejejwe nabyo, yamaze kubona ko ataye hiti cyangwa atakiri kuri mwihangane, atakiri aho akwiye kuba ari mu mwanya arimo, atagifite icyubahiro akeneye ku bantu. Arangije ahiga Dawidi. Mu guhiga Dawidi rero, kuko Dawidi yaravuzweho n'Imana, Imana ifata Yonatani, umutima wa Yonatani iwuhuza n'uwa Dawidi. Haleluya! Umwana wa Sawuli, uwo Sawuli yateganyaga ko ari uzaba umwami, ahubwo babona ko Imana ari igena ukwiye kuba umwami. Ntabwo yigeze agirira ishyari Dawidi, ahubwo yarwaniye ishyaka Dawidi kugira ngo agere ku cyo Imana yamuvuzeho. Haleluya! Kuko yari azi neza, Yonatani yari azi umugambi w'Imana ku buzima bwa Dawidi. Yonatani yari azi kugendana n'Imana no kubana n'Imana, azi icyo Imana ikeneye n'uwo Imana ishaka ko ari we umwami. Ntabwo yigeze yita ku rwango papa we yanga Dawidi, ahubwo yitaye ku rukundo Imana imushyizemo rwo gukunda Dawidi. Bibiliya itubwira ngo iki hano, ngo Yonatani icyo yakoze ngo yahakiwe Dawidi kuri Sawuli. Yonatani ahinduka nk'umugaragu wa Dawidi, atangira kuvuganira Dawidi, atangira kuburanira Dawidi ku mwami no kumusabira ku mwami. Bibiliya itubwira ngo iki, ngo bukeye Yonatani avugana na se Sawuli, amushimagiriza Dawidi. Yonatani ahuye na se avuga ibigwi bya Dawidi, avuga ibyiza Dawidi yakoze, avuga uburyo Dawidi abana n'Imana, avuga uburyo Dawidi yatoranyijwe n'Imana n'uburyo Dawidi ari mu mugambi no mu bushake bw'Imana. Amaze kumushimagiriza ngo nuko ngarangije, aramubwira ngo nyagasani, ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi, kuko nta nabi yakugiriye, ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Atangiye kugaragaza ko imirimo ya Dawidi yabaye myiza, yaba ku rugamba uburyo yitwaye, yaba mu rugo acuranga uburyo yitwaye, yaba no mu bizami byose yahawe na sebukwe uburyo yitwaye. Yonatani aramushimangiriza, amubwira uburyo imirimo yabaye myiza. Noneho se areba kubwira umwana we inabi iri ku mutima we, yanga kuyimubwira, arayihisha. Amaze kuyihisha, arangira amusobanurira uburyo ki uyu Dawidi yahaze amagara ku bwa Sawuli, ku bwa Isirayeli. Dawidi yahaze amagara, yemera kujya gushaka ibinyita by'Abafilisitiya nk'uko yari yabitegetswe na sebukwe, ajya kubishaka kandi ahari amagara arabizana. Yemera kurwana na Goliyati kugira ngo atsindire icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Dawidi, Yonatani amuvuza ibigwi, aramuvuze cyane. Amaze kumivuga, avuga n'uburyo ngo yitanze agakiza Abisiraheli. Noneho sebukwe ngo yabibona akabyishimira, ariko Dawidi nako Yonatani ntabwo yigeze amenya inabi n'umutima mubi uri muri se Sawuli. Arangije ngo Sawuli yumvira Yonatani, ararahira ati, ndahiye Uwiteka uhoraho ntazicwa. Iri jambo yararirahiye, ariko iyi ndahiro Imana yarayikurikiranye kandi niko byagenze. Yahize kumwica ariko ntiyabigezeho, yashatse kumwica ntiyabigeraho. Nubwo yarahiye indahiro atabishaka, ariko Imana yasohoje icyo yavuze akoresheje akanwa kiwe. Hari igihe umuntu aguhigaho ikintu atabishaka, ariko Imana ikakiguha kuko yateganyije kukiguha. Imana rero igira abantu, igera ku mitima yabo, basohoze isezerano bagize ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka dusoreza ahangaha. Ese wowe wumva umeze ute? Wumva Imana iri kuvugana nawe iki? Icyo Imana igushakaho ni iki? Daniyeli hatubwiye 11:32 ngo abaca mu isezerano izabayobesha kubashyeshyenga, ngo ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Rero irinde guca mu isezerano, ahubwo ukomere
kugira ngo Imana mu bigiye gukoresha iby'ubutwari nawe uburimo igukoresha iby'ubutwari isohoze icyo yavuganye nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge Imana. Mbibutsa wibuke gukora subscribe niba utarayikora, wibuke kwandika komante, wibuke gukora share, icya gatatu wibuke, icya kane wibuke gukanda ku nzogera notification kugira ngo ujye uhora ukurikirana ibiganiro byacu. Ujyaho ugakanda ahanditse all, ugakanda ahanditse all ku nzogera, buri kiganiro gisohotse ukajya ugikurikira ukacyumva. Kandi mbibutse ko Imana ibakunda kandi iri kumwe nawe. Icyo wadufasha cyose, yaba inkunga wayikora, inkunga y'ibitekerezo, inkunga yo gushyigikira umurimo w'Imana, uburyo bwose Imana yabukoreshamo biremewe. Nimugire ubwoba, Imana izagenda itwagura, igihe kizagera tuzava gukoresha telefone dukoreshe kamera. Uko imbaraga zacu zingana Imana izazongera. Imana yashaka ko dukoresha imbaraga zacu ko zingana, ikazazizamura ari ibyikoreye. Abantu bakavuga ngo ni Imana, bakavuga ngo ni Imana. Reka dusenge. Uko ngize ikiganza gutya, aho uri niba ubasha kukigira gutya ukigenze gutya, wizere. Ndavugana nawe wowe ufite ikibazo cy'uburwayi, wizere gukira, kuko mu magambo twavuze yose harimo gukira kw'indwara. Wowe wateshutse ku nshingano z'umurimo w'Imana, ugaruke mu murongo, ugaruke mu nzira Imana igushakamo. Wowe ufite ikibazo cy'umutwe udakira, gira gutya mbikoze, wizere gukira. Wowe ufite ikibazo cyo mu nda, uko mbikoze bigenze gutya, wizere gukira. Wowe ufite ikibazo cya diyabete, uko mbikoze bigenze gutya, wizere gukira. Wowe ufite ikibazo cyagucanze, urabona nta nzira, bikore gutya, wizere ko Imana igiye guca inzira. Nawe ufite ikibazo wubatse urugo rubona ruri mu marembera, bigire gutya, wizere ko Imana ije kugubaka kandi Imana ije guhindura ibyanze guhinduka ku buzima bwawe. Nawe wagumiwe cyangwa se wabuze umugabo, ukaba nawe ufite imyaka ikaba ibaye myinshi, bigire gutya, wizere ko Imana ije kuguha umugabo. Nawe bimeze gutyo, wabuze nta nzira, byaragucanze, Imana ije kubicangura. Imana y'amahoro ibagirire neza, ibahe umugisha, yumve gusenga kwanyu no kwinginga kwanyu. Reka dusenge. Mana Data, Imana yera, Imana ikiranuka, sengeye mushiki wanjye, sengeye umubyeyi wanjye, sengeye papa, sengeye murumuna wanjye, aba bose ndabasengeye mu nzego barimo, bose ndabasengeye na bakuru banjye. Data Nyiringabo, wavuze ko turi abahungu n'abakobwa bawe, reka ubwoko bwawe bunkurikiye